irase kanya mnikora baba ya mukundora Aga abantu barahindutse gara So ndashaka kubaza ejo undije byose gara kuvuga urisha kavuze ubiki ibacu na nutizera gato zasubira muri Kongo namwijuru zahere urishaka ukanu agasubiramo ko shaka kavuze oya nabonye uri gufata video nutayishiraho ndabivuga oya ariko nibyo gakondo ni mwijuru nakone muri Kongo iki kiganiro ushaka zakibona oya zakibone nta kibazo nta birimbuze yego gakondo ni mwijuru ariko aho twavukiye ni muri Kongo ariko uranyibukije kino kintu Pastor Shaka yavuze hari umuntu ugeze kuvuga ijambo aranshimisha ni umupasiteri ati nugera mu ijuru ugasanga ntari zabwe ko n'ijambo yibanye ukanyura hatariho hano bita muri Houston Texas amakuru ahari nuko umeze neza muri ino minsi ngo ufite umuambasaderi kazi muri Michigan umuambasaderi kazi ngo kano kanya nyine ngo uranezerewe ngo ufite umukunzi ngo w'umuhanzi kazi muri Michigan sinzi ni ayo makuru ningira ukuyumva gusa cyane naho warayumvisha. What's up ladies and gentlemen, welcome to Jeffka TV. Nashimira umaze ukanda kuri subscribe, like na share. Naho utari wahakanda ndagushishikariza kuhakanda kugira ngo ubashe gukurikirana ibyo tukugezaho umunsi ku munsi. Muri kano kanya ndi kumwe n'umuhanzi akaba n'umuproducer bamwita Nshuti, ariko ntabwo biraza kuvanaho ko ndaza kubaza amazina yawe nkuko natangiye mbivuga mu biganiro bitandukanye nari maze iminsi ndahari bitewe nuko naragiye mu butumwa bw'akazi muri Utah kugenda tureba impano zigiye zitandukanye. Nagezeho nasanze Utah ari heza, harimo abantu benshi nishimiye cyane, ndanabasuhuza cyane abantu bo muri Utah. muri aho neza? turaho turakoma. Ariko nshaka kubaza ikibazo mbere yo kugira tubashe gutangira. Bari bakobwa uririmbisha muri background mutangira nuti cyangwa ubu bakomveye kuti nuko basaba service bakayishi. Yes, amakuru atandukanye mbere yo tubashe kugeraho amakuru atandukanye ari kugenda angeraho nuko mu matwi yanjye. Yes, amakuru atandukanye ariko wandi kuvuga amakuru tangiye twibwira Nshuti yanjye. Nk'uko yabivuze banyita Nshuti Emmanuel, nkaba ntuye muri Utah. Nibyo. Yes, Nshuti yatuye muri Utah, akaba n'umuhanzi akaba n'umuproducer. Baramubwiye ngo atangiye ibintu byo kurikodinga, umuproducer nabyo babivugaho ariko bakabimenya kugira ngo batazagucishaho ibiraka. Yes, the producer nkora amajwi, studio yitwa Seven Sound Records. Yego. Nandi kuvuga ngo studio yanjye yitwa Seven Sound Records. Yes, dukora amajwi nyine ibintu nk'ibyo dore nuko duhagaze. Yes, urakoze cyane mukora amajwi, ni studio yawe bwite. Watekereje ute kuyifungura? So ngiye gutangira nyine gukora imiziki. Yego. Twahuye n'imbogamizi y'uburyo twajya turikodinga nyine. Yego. Tubura mbese hajya wumva ushaka kurikodinga ariko kabura Kobi production. Kobi akabura ugasanga nyine tuza aho tujya. Yego. Kandi nta kuntu ntabikora utarikodinze. Yego. Rero ndavuga ati why not start something yo gufasha community. Yes. Yego. Gufasha community yanjye nanjye nifasha. Yego. Igihe cyose dukeneye kurikodinga kaza tukarikodinga indirimbo zigatunganywa neza. Yego. Yani gutyo kubera ko ntabwo indirimbo yajya gukorwa itaramaje kurikodinga. Yego. Urumva rero nagiye gwa nijye banza aca nubundi nibo nyine mbese kurikodinga amajwi nicyo kintu cya mbere before anything else. Yego. nuko so ku bantu bo muri Utah hari umugani bakunda guca ngo ubundi ngo Yesu ngo akigera ngo mubi wabo ngo ntibamwemeye
kuko nta muhanuzi wemerwa iwabo. Wowe byagenze biti ntago byakugoye akumva ko batakwizeye ku kintu kijyanye no kurikodinga? I mean, yes, like I was saying, nyine ntago wenda kabura, but it wasn't, ntago byatekinze igihe kirekire until they convinced. Wow. Kano kanya studio yawe iri gutwika. Ambo. Ntabwo ndizi. Yego. Kuko hajemo no gushya. Yego. Hajemo gushya? Twarahiye. What do you mean? Byuma byarahiye. Oh, I'm so sorry about that. Ariko iyo ni intangiriro yo kugira ngo ube successful. Cyane. Yeah, no like iyo bavuze ngo like hari umugabo umwe yari yakoze ubushakashatsi bukomeye cyane baza guhura n'inkongi y'umuriro, abantu bose bararira ngo bizagenda bite, maze arababwira ati muhumure ngo hahiye ngo amafuti yacu. Ayiwe urakumva, mbese ibyari kuzadugiraho ingaruka mu gihe kizaza byahiye, ahubwo twebwe tugiye gutangira bushyashya ibintu biri mu nzira. So don't worry, ujye utekereza biri positive mu buryo umwe cyangwa ubundi bizagenda neza. Uranyibatse, iryo jambo riranyibatse. Nabizi ko bitabivanye ku mutima, but it's okay. So amakuru ari kugenda atandukana ku bintu bijyanye no mu state atandukanye, ahantu ngenda nca amakuru ari kugenda twika muri Michigan, hano muri Utah nageze, na hano bita muri Houston Texas. Amakuru ahari nuko umeze neza muri ino minsi, ngo ufite umuambasaderi kazi muri Michigan. Umuambasaderi kazi ngo kano kanya nyine ngo uranezerewe ngo ufite umukunzi ngo w'umuhanzi kazi muri Michigan. Sinzi ni ayo makuru ni ngira kuyumva gusa si cyane aho warayumvisha. Wasanze ari Divine Ira ndabivuze kama Divine Ira nagusuye wasanga ari Divine Ira nagusuye wasanga ari byo ushaka kumva. Yego, wowe ushaka kumbwira iki? Ntacyo mubwira. Ndinde kugira icyo mubwira, ntacyo ibyo uri kuvuga ntabwo ari byo, ntabwo bibaho. Warabimubarije se? Nondaza kubibaza first. Yakubwiye ngo iki? Oya, nondaza kubibaza first. Ngewe se? Yego. Kuko ayo makuru niyo hari muri Utah ndetse na ndi state yuko Divine Ira kano kanya abahanzi n'abahanzikazi bakoze kora. Irasiye kanya mnikora baba ya ukundora. Abantu barahindutse garamwe. Ariko yego, Divine ni ntuza wanjye. Nyana. Ushaka ko mpazuminga? Ayiwe. Hazuminga cyangwa uzashireho. Oya, atende de nyine. Yego. Twese turabe Imana kandi Imana turarikira gukundana. Yego. Sinzi impamvu cyaba n'ikibazo. Oya, ntabwo mpaganye ko nkunda ko ndamukunda. Uko ibyo byo urukundo rurahari. Turakundana. Nawe jewe ndagukunda, n'abandi bose ndabakunda. Why are you gay? Abantu umugana wa Jackson mu maso. Ari mu bigo mu mazi. No, urazekeje cyane. Nkimbe ndaza guteranya n'umuntu Divine Ira twamusuje anyway. Akose wayi bintu mba bivuze. Sinzi rero no kubukwe bwacu zabutema. Kwari rero ko mugira abantu mugira ishari. Abanyakenta. Nta watandukanya ibyihuje cy'Imana yiyahuje Michigan and Utah. kandi ikintu kibabaje urakizi, reka ngivuge gake mukunda si n'icyaha. Yoza kuyumugeni. Oya hari inzira byazacamo. Ibaye nyine bibaye ukuri. Hari inzira byazacamo. Batanteranya n'umudamu mu rugo. Tarambes. Tunyiba kuzirya gusa anyway, thank you so much. Reka tugaruke cyane, ntabwo ngichaka kubatandukanya. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Barakuze babyeyi. Ayo nivuze.
yawivuze ngo witwa Nshuti ngo mu producer ibintu nk'ibyo. Hari akantu nugeze kumva ngo ni nde producer cheese. Nshuti ngiye kuguha ama episode y'ibiganiro. Ndayaguha urayama. Urayama. Yego. Amaki. Amayogi. Reka tugaruke. Umaze gukora indirimbo nyinshi, kenshi njya nkunda kuganira na Houston. Tukaganira nk'amazi asa Houston. Ni cyo kintu mu muziki usigaye ubona, hari n'igihe twigeze kugeraho turi kuganiraho. Houston ambwira ko uri umwe mu bantu bafite ama audio menshi n'ama video menshi abitse. Kandi koko nanjye nkabihamya, hari indirimbo waje gukorera hano mu mwaka ushize. Hano harya ni ntabwo nyakunda kuvuga ahantu ndi kugira ngo batazamenya ahantu ndi. Ya ikibazo igihe bizasohokera uzasanga waravuye. Cyangwa nawe ukunda kuvuga iwawe. Inde we iwacu se so hazi. Iwacu ni mu rugo. Mu rugo ni he? Inyuma y'abaturanyi. Hagati y'inzu ebyiri z'abaturanyi. Iwacu si mu ijuru se? Iwacu ni mu ijuru, niho tunagambirira gutaha. So ndashaka kubaza ejo wumvise ibyo ashaka kuvuga. Burya shaka yavuze ngo iki? Iwacu nta nutizera ko tuzasubira muri Kongo na mu ijuru zahere. urashaka ukantu wagasubiramo ko nshaka kavuze. Oya nabonye uri gufata video nutayishiraho ndabivuga. Oya ariko nibyo gakondo ni mu ijuru nako ni muri Kongo. Iki kiganiro ushaka zakibona. Oya zakibone nta kibazo kuko nta birimvuze. Yego gakondo ni mu ijuru ariko aho twavukiye ni muri Kongo. Ariko uranyibukije kino kintu Pastor Shaka yavuze. Hari umuntu ugeze kuvuga ijambo aranshimisha. Ni umupasiteri. Ati nugera mu ijuru ugasanga ntari. Zabwe ko ijambo yibarnye ukanyura hatariho. Sinzi ijuru niba ari baritanga. Yego. Naho twese tuzi ko tuzajya mu ijuru rimwe abakoze neza. Ako ibintu Pastor Shaka ari kuvuga birumvikana. No nyine yari kuvuga ku bantu nyine batizera. Yego. Ntibutizera ko muri Kongo hazaba amahoro, iryo juru ryo uzaribona amba. Utiteguye gutaha muri Kongo. Abantu benshi bari kuguhamagara cyane bambwiye ko uri ambasaderi w'abantuza, wa muntu mwari muri guseka kimwe, umwami w'intuza. Ni mama arufumagaye. Ni mama aruguhamagaye. Ako kantu gashobora gukora. Hano sinende gukora ikiganiro na Houston ndamubaza Houston waba warigeze ugira aba ex ngo mama ngo yarambujije. Mbyandikaho ngo amaze kubigira imyaka myinshi nyine yaramubuje gukunda. Nako kantu karacyankurikirana. Gukundana ngowe ruhanze buri. Gukunda abandi. Nari muri aho ariko. Urumva ibaza umubyeyi ukubwira ngo yarakubujije. Ashobora kuba yarakubujije ingeso mbi ariko ntabwo yakubujije gukunda abandi. Kandi Imana itubwira ngo dukundane. Reka tugaruke rero ku kintu kijyanye n'umuziki wawe. Twari twagiye gutembera kubera ko burya inshuti zihuye hari igihe ziganira n'ibintu biri iruhande. Abari kudukurikirana ntimugire ngo twataye umurongo, nabyo biri mu murongo w'ibyo turi kumvaho. Nimba uri kumva twataye umurongo making ashwa neza niba utavuye mu murongo. Ahubwo se umurongo waba urimo wabayo cyangwa wawutaye cyangwa wawutaye uri kubaza abakunzi cyangwa uri kumbaza? Nabazaga. Yes reka rero tugaruke gatoyo. Umaze gukora indirimbo zingahe? buno zigeze mu 10. 10. Yego. Asa umaze kugera indirimbo 10, amavideo nangahe? Amavideo 8. Amavideo 8. Yose ari kuri YouTube channel cyangwa abagezeho na hasiga mu 8 ebyiri zo zitari kuri YouTube. Yego. Ubwo hamaze kugeraho 6. So hari indirimbo twaherutse kubona wakoreye hano muri Kentucky biza kuba ikibazo cyuko isohoka. Byagenze bite n'ize mbogamizi zagaragayemo?
nta mbogamizi. Abantu benshi ntabwo babizi ariko nyemba mbizi behind kuko izo ndirimbo yakozwe. No, yego zarakozwe, hakozwe ebyiri by the way. Yego. Ariko nta mbogamizi navuga. Yego. Nuko habaye makabazo tekinike. Yego. nyine amashusho mbese yatekinze forever to be done. Yego. Nizo mbogamizi ariko buno iri tayari. Yego. Nshobora no kwisora nk'ejo. Wow. Ushobora. Yego. So abakunzi bawe ntubizeze ko uzayisohora ejo. Mworoye. Yego. Ntabwo mvuze ejo ariko nyine vuba cyane ishobora gusohoka. Yego. Nize mbogamizi uhura nazo mu bintu bijyanye n'umuziki? Mbogamizi amavideo. Yego. Amavideo umva nongera nkaho ngo so Kobi atabonetse ngo ntago haje. Kobi twagusuje cyane amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Kobi rero ni umuntu umaze gukora izina cyane kandi nanashishikariza n'abandi gukora ibintu bijyanye n'umuziki. N'umuhanga. Ni n'umuhanga mu bintu akora. Ndi umunyeshuri wari ubizi se? Uriga? Nanjye ndiga. Ajya nyigisha ibintu bya video edit. Credit nakakire wa. Njye gutangira nanjye ibintu bijyanye na video production gusa nako ndabishira mu bikorwa neza ndacyari kwiga ikibuga. Gusa niba mutari ahantu hegeranye. Yego. Bizagorana 100%. Yego. Kuko urumva bizansaba ko ngiye mva hondi. Yego. Nawe akava hari kugira ngo duhure wenda ahantu ho twembi hakoroha. Yego. Urumva ni imbogamizi nyine, ni risk umuntu aba agomba gufata every time. Ushaka ibintu byiza. Yego. Urabihiga mpaka wigeze ukomeza. Ariko nyine nyuma y'ibyo bintu reba ko bahana turuka ariko akajya mu mastate atandukanye. Na biriya n'ubwitange ni ikintu akora cyiza gifasha community yacu. Kandi ku giciro kiri hasi kugira gusa atuzamure tugere kuri. Nubwo mugenda muhura n'izo mbogamizi ariko nyine binyuze mu mbaraga Imana icisha muri Kobi bizajya bigenda neza. So rero reka tugaruke. Hari indirimbo nyinshi ugiye ufite, mu ndirimbo zose ugiye ufite nihe ndirimbo ya mbere waheregeho? Bayita ngo iki? Inspiration yaturutse he? Noneho unatangira utubwire like nk'akarefre ukaturirimbire. Ndabizi abakunzi ba Jeff TV bari kuvuga ati se ko yatinze kuririmba. Atinda dahambire. Yego. No, igitangaje rero hari indirimbo urahambaye. Yego. Niyo yasohotse bwa mbere ariko ntabwo ariyo nakoze bwa mbere. Yego. Indirimbo bwa mbere natangiyeho niyo irimwe muri za zindi naje gushuringira iriya muri Kentucky. Shaza ubwenge mwana uzimuka. Yego. Rero yitwa Reba ku musaraba. Yego. Niyo ya mbere yenda no gusohoka vuba. Yego. Sinzi niba nayiririmba. Noraza kwituririmbira nushaka kwirangiza nta kibazo. Igice cya mbere na refre. Yego. Igice cya mbere na refre. Yego. Kuko Imana yako nzabari mu isi byatumye itanga umwana wayo, byose ni kubw'uru kundi dukunda, nzahora ndirimba urwo rukundo. Reba ku musaraba, Yesu niwe wenyine ubasha kugukiza ibyaha byawe ugahinduka mushya. Amen. Ugahinduka mushya biturutse ku maraso y'umwami Yesu yatuviriye ku musaraba. Yesu urakoze cyane. Ase ikibazo nshaka kubaza, usibye imbogamizi z'amavideo ujya uhura nazo, nta zindi mbogamizi ziri muri community y'iwacu baba bajya bakora bigatuma usubira inyuma mu murimo uri gukora? Uko I think bigeze kubikomozaho mbere. Yego. Bivuga ngo nta muhanuzi wabo, so bitangira nyine batakwizereramo. Yego. Mbese nyine batavuga ni imwe dase, and then nyine ariko weho nyine nta ishuri mbi, ntago byaguca intege kubera ko of course ntago
ntabwo ibintu byose bizahora ari yes yego hazabaho ibintu biza bikaguca intege bisubiza inyuma ibiki n'ibiki yego ariko nyine iyo ukunda ikintu uri gukora kandi ukaba ufite n'umuhati yego urakomeza of course ntabwo ibyo ngibyo byabura ariko shamenye nataye ikibazo wambajije no ntabwo wagitaye ibyo uri kuvuga ndi kugenda ngewe mbyumva neza gusa nyine imbogamizi mbese ugenda uhura nazo muri community ni uko batabasha gutera imbaraga kuko batari kukwizerera mu byo uri gukora yes at first yego ariko nyine later on you pick up bigomba bikomeza kujya mbere kugenda bigerageza nyine bijya mbere so ikindi kibazo kugira wenda tuve kuri ibintu bijyanye n'ubuhanzi tunagushimira cyane ku bintu by'indirimbo ugenda utanga no kuba waratekereje nabonye ugira ikintu cya critical thinking kureba kubera ko nabonye utekereza nk'umunya business kureba ikintu like ikibazo kiri muri community ukavuga ati let me take an action to solve this problem wabonye muri guhura n'ikibazo mufite amafaranga yo kwishura ku ba recorder ariko ntabwo muri kubabona ku gihe ufata iyo action ni ikintu cyiza cyo kwishimira abantu muri yuta bazakugura agacupa ariko bazaguha umukono yego reka tugaruke ku bibazo bisanzwe byo mu buzima busanzwe turi no kugana ku musozo ni nk'iyi advice umuntu yaba yaraguhaye mu buzima bwawe kano kanya ukigendera good question yego advice umuntu yampaye sinzi ko natangiye kuba kano kanya yego nzi ikintu kimwe mere ajya ambwira yego nabwo yambwiraga kera yego aho ndakumbwira ngo mbwira uwo uriwe nabwo mbwira inshuti zawe ndakubwira uwo uriwe yego so nyine ibyo byakomeje kumbaho keza nyine ntuza Edison nawe yantaye mu mazi we all have history somehow so nyine hari igihe umuntu anyuraho aho wenda aca mu bintu yego kugira ngo bimuhindure yego bimugire umuntu ukomeye yes yego rero icyo gihe wenda ibyo bintu nari kunyuramo yego let's say I have mbese inshuti zanjye nari mfite icyo gihe yego ntabwo zanyoboraga mu nzira mbese ikwiriye yego and then mera arabibona nyine ambwira ati muhungu wanjye mbwira inshuti zanjye nkubwira uburi bagarengere bwa mbere sinabimenye mbese icyo ashaka kumbwira yego ariko ndongera ndicara nawe ati se kubera ko yambwiye gutyo ibyo bintu nyine byatumye nyine ngira mbitekerezaho cyane ndavuga ati impamvu yabimbwiye ni impamvu ni ukubera ko ndimo umurongo utari mwiza yego so reka ngerageze kugaruka ndebe ko umurongo ndimo nawuhindura wenda se mpindura inshuti if I have to yego nibyo nakoze so thank God nabikoze byavuye mu musaruro mwiza so ikintu cyo kintu umubyeyi yego yambwiye byinshi ntabwo aricyo ngicyo cyonyine ariko mbese nicyo mbese nibuka bwa mbere aka kanya yes urakoze cyane ikindi kibazo ese uramutse ugize amahirwe ugashaka ukabyara wakwifuza kubyara fotokopi ya nshuti fotokopi mu myitwarire mu migendere mu mivugire mu mikorere like everything no okay why kuko nifuza ko abana banjye bazakora ibirenze nk'ibyo nakoze cyangwa se ibyo nzakora yego kandi nkifuza ko batazanyura aho nanyuze kugira ngo ngere aha yego ahubwo nazayibabwira mbere yuko banabinyuramo yego bakaba abantu b'abagabo kundusha yego nicyo ngewe cyanshimisha kurusha ibindi yego so iyo ugerageje kuganira n'abantu benshi batandukanye nshuti bamubonera mu iyihe shusho niyo iyo nseko yawe iri kunyica hari abantu ngira b'abakunzi banjye cyane cyane umuntu bita mfite namusuhuje mfite uramuzi mfite Kapsani ku kibazo warubajije simbizi nyine abantu benshi nyine mbese
okay ntabwo ngenda mbaza ngo mbese ngumbona gute yego ariko nyine ntuza image cyangwa se feedback mbona muri society cyangwa se ushobora kuba inshuti yawe like for now yego ariko ejo umuntu hazakubaza ngo uze inshuti akavuga ati wa muhungu wirirwa muri ibi yego okay I think ndatekereza ndashidikanya ko yego abantu benshi babona ko ndi umuntu uhora wishimye yego kandi nanjye that's the image I wanna put out yego kuko nzakwereka ibyo nshaka kubona yego rero ntabwo nakwereka ko ifoto nakumva ngo ifoto ifoto kandi nyine ntabwo natuma ubona image ariko si ifoto ni ifoto ya image yo guhora mbese yes hari igihe cya seriye yego n'igihe kitari cya seriye ariko Moses nsanze nyine ndahantu nishimye ndi guseka every time yego niyo mpamvu nshishamo nka no nshuti wese inkwanga okay hari ikindi kibazo njya kunda kubaza kuko abantu benshi dukunda gukorana ibiganiro mba ndi behind camera uri kumva abantu benshi to be honest ntago banzi kubera ko hari igihe abantu bajya bavuga ngo Jeff sinjyana ni presenta ngo mvuge ngo nitwa Jeff witwa nde nitwa Jeff ntago mba ni presenta urambajije urivuga ndagusubije unsubira utavuze se ndetse message uri kumva akenshi abantu dukorana ikiganiro benshi usanga baba batanze cyangwa duhuye bwa mbere uri umwe mu bantu twamenyanye 2022 twavugiye tuvugana ku ma video bitandukanye ariko twahuye umunsi face to face uyu munsi uyu munsi ariko hashize amasaha amasaha no yeah so Jeff watekerezaga niwe mu wabonye cyangwa ntabwo uzi imico yanjye myinshi niyo wumvishije niyo wumvise ahandi utekereza ko Jeff ga TV ku bakunzi ba umuntu aje yes nandi kukubwira ngo imyitwarire mbese nshobora kumva ijwi ry'umuntu yego nkavuga ati okay uyu muntu byanze bikunze nje ashobora kuba afite iyi myitwarire runaka yego ariko nyine kubera ko twaraga tuvugana kuri telefone yego okay I kind of had a sort of an idea uko umeze nyine yego ariko nabonye ntago nibeshye cyane nasanze nyine uko naga nkubona ari gutya ari uteye oke niyo mico wabonye nyine like ni nkiye ugiye kuvuga ati Jeff ameze utya wamusobanura tugendeye muri mu mafoto yawe image yego eje rugusakuza ase bro wae yakaburi kitigara yego imico yawe ntabwo nabwira ngo ndayizi yego kubera ko nkuko umaze kubivuga ni iminsi ibiri yego iminsi ibiri duhuye so ntabwo ndavuga ngo ariko nyine okay uko nakubonye yego uri umuntu mbese niba bavuze ngo ibintu birakorwa bigomba gukorwa whether today cyangwa se tomorrow ariko ni mpaka bikorwa mfite igitugu ni kuvuza oya ntabwo ari igitugu gusa nyine uri umwana mwiza shayo ruswa n'inda wayiguhaye mwa ntabwo turya giti hano yego hari ikibazo nkunda kubaza abantu benshi uze kumbabara nawe nze kukikubaza abahanzi icyo bigiraho ndavuga muri bano bantu bo mu community baririmba indirimbo za gospel umuntu bita T Jackson mwigiraho iki grandpa uncle yego T Jackson yego ni umuntu abenshi barabizi by the way ni umuntu mbese utagira igihe cyose azakorera indirimbo ntabwo akorera kuri pressure y'abantu yego ntabwo avuga ngo ngo amaze ngo iminsi ngahe ameza ngahe unashira indirimbo hanze cyangwa se nahe indirimbo abantu yego musongo should do it mbese ngo run now yego nicyo kintu mwigira kudaforce ibintu cyangwa se kudakorera kuri pressure y'abantu yego expectations nyine z'abantu yego
ngo ndirimba ngo maze ngo amezi 5 ngo nta indi ndabahereza ngo bivuze ngo ni ngombwa ngo nsore inda. Bro ushobora kwita umwaka yego T-Jackson nta kintu arakubwira. ubu rero okay dizo twamubwiye aho umuntu bita Divine Yira yo si ibintu zabiziye ese urabizi ibiki Divine Yira azabyica none rukundo numvishe sinzi impamvu ntekereje se avuga ngo karame mu nshuti yego Divine nawe ni nka T-Jackson yego ntabwo bakorera kuri pressure abantu yego igihe cyose bazumva ko ari tayari cyangwa se ko ari ngombwa kuri bo yego bazasohora ibintu byabo like no pressure yego nibyo bintu mbese bombi mbigiraho kandi badakurikiza ngo imyumvire y'abantu ngo ibiki n'ibiki yego ibyo bintu mbigiraho. Hari abandi bahanzi benshi abantu bitwa ba DM abantu bitwa ba Innocent ni abantu bari kuzamuka neza. Hari indirimbo mperutse gukunda Innocent aherutse gusohora bana nanjye mu rugendo uzena ringize ayo mana nzima no ahubwo ni kwa kundi umuntu batazi kuririmba bakabivanga vanga oya barazi ubwo ni kungize no karakare ngo nagakunze anyway ni keza Innocent twagusuje cyane ariko Innocent nshaka kuzamuzana kuri zino kamera za Jeffka TV. Innocent makuru mfite ngo nuko ajye yemera oh yes aya dawe nashaka bifu ariko Innocent yanabikora wanaza Innocent that's my guy Innocent I don't think ari yemera bro Innocent uzugiye nari nagiye kensa kejo bundi yego Innocent twirwanye hafi byumweru 2 byose oh yes nizina umuntu bakora bashaka rero I don't think kwiyemera ntabwo bashinja ibyo kosa n'umuntu bita Houston ngo aranabigendera kandi buriya se angiye kuvuga kandi ko ndabizi hoye Houston mwigera biki Houston rero nawe ni umuntu wampaye inspiration yo gukora album English iratangiye yago ponda abisiwe naherutse rero kugurisha amasede wagira icyo yavugaho cyangwa arahombye nuko ntaje twarahiye babyeyi nta guhomba yego nta guhomba se warasenze uburiki ko wamugana wacuruza ntabwo ari ugucuruza yego abantu ayisanga sasa hari ibintu abantu bajya bitiranya yego ngo gucuruza ngo gushakamo amafaranga yego aba ari uguteza umurimo w'Imana imbere ntabwo it's a support you don't have to ariko ni support y'umuhanzi yes niba ukunda wenda cyangwa se niba unyifuriza iterambere yego bro it could be like $5 yego nayiguhereza cyangwa ukavuga bro nta mafaranga mfite ariko ngiye nkunze ibihangano byawe wayimpa yego nayiguhereza wayitanga yego ntabwo ari ngombwa ngo yego ngahe oya plus ngewe nakoresheje I think amasidangayira ntabwo yari menshi kubera ko nzi nyine natekereje wenda ku rusengero rw'iwacu yego ntabwo turi benshi cyane yego ariko abahari barasapotinga yes barasapotinga uko bashoboye nyine yutari kumfiteho n'inshuti imwe Damien ni inshuti yanjye nuko nyine ari umwana kuri njyewe abantu bita barusi ndabasuje irindi zina rya Damien se ariko uko duhuje izina we inde Damien yitwa na Emmanuel Damien hariho bita Mushimiyimana uramuzi Mushimiyimana ahubwo neza ngo ni Mushimi wahariya no bita Mushimiyimana mushiki wabo mushiki wabo yitwa mushiki wabo Mushimiyimana ntabwo umunsi yani Divine utambwira takubwira iki yitwa Mushimiyimana
wari uzi ko yitwa nde? Nta rindi zina yigeze kubwira nzi ko yitwa Divine gusa. Yitwa Mushimiyimana. Yaratwihishemo. Hari n'abandi benshi ariko ndanasuhuza n'umuntu bita Yvette. We ntabwo umuzi, wasanga ari wo muri umuntu bita Karangwa niwe wamumenya. Yvette muri nako sorry mana wenzi yemwe nyinshi muri Iowa ni Aida nawe namusuhu kusigamenya abantu bose oya ngewe yavuze ngo uri umwami w'aba yes turi kugana ku musozo rero gira ijambo rimubwira ababyeyi bawe abose ndabwira icyo batazi ko bazi ko ari ku mutima yego twabivuze ngo tuyaba muri community yacu ntabwo tugiye tubwira ababyeyi bacu ko tubakunda, bwira ababyeyi bawe ngo urabakunda, barabizi kubakunda. kubera iki baritinda kubera iki imbere yuko nsohoka mu nzu utambwira ati muhungu wanjye ndagukunda genda wicunge urebe genda wicunge yego izo nyine urebe ibidukikije nyine urebe atagira ikikwangiriza yego no amane sinzi tu ati niyo environment twakuriyemo yego nta mwanya wajya gushaka amafaranga agira atunga abantu 5 cyangwa barenze avuga ngo ndagukunda no ariko barabizi ko mbakunda yego nubwo ntabivuga buri gihe yego ariko nkuko yageze bivuze mu kiganiro cyambere yego cyatambutse cyangwa kizatambuka yego no nyine barabizi ko tubakunda yego natwe turabizi ko badukunda yego ariko ikibazo ni ukugira ngo bazaritobore ngo ndagukunda ngo ibintu nk'ibyo ariko nyine icyambere ni uko babitwereka mu ntuza mu bikorwa dukorera mu bikorwa none cyane ababyeyi b'abamama yego bo nyine ni ku mutima